amasunzu arangiye amasunzu urabizi reka nkwereke utuntu twikorera Abagore batatu bemewe n'amategeko bose baziranye ariko nta n'umwe uzi ko asangiye umugabo na mugenzi we. Wongereho n'inshoreke y'umwana muto cyane ari nayo nshuti magara y'umukobwa we. Uwo nta wundi ni Jonas Gomora muri The Polygamist. Muri iyi minsi ntiwascrollinga kabiri ku mbuga nkoranyambaga utarabona izina Jonas Gomora, umukinnyi uri kuvugisha benshi muri filime y'uruhererekane ya Netflix yitwa The Polygamist. Umugabo wuzuye ikinyoma n'akavuyo k'abagore benshi n'inshoreke bishobora kugutera gutungurwa. Ariko se uyu Jonas mu buzima busanzwe ni muntu ki? Ese uko akina muri filime niko ateye no mu busanzwe? Reka tubirebere hamwe. Ubundi inyuma ya Jonas Gomora hari umukinnyi wa filime w'umuhanga cyane ukomoka muri Afurika y'Epfo witwa Sdumo Mchali. Mu buzima busanzwe Sdumo ntabwo ari umuhehesi cyangwa umugabo w'ikinyoma nka Jonas. Ni umugabo w'umwizerwa utuye Johannesburg kandi akaba yarashakanye n'umugore umwe witwa Siethemba, baba bakoranye n'ubukwe. Bafitanye umwana umwe w'umuhungu ndetse n'umukobwa. Uyu Mchali yamenyekanye cyane muri Afurika y'Epfo ku mbaraga z'impano ye guhera mu mwaka wa 2010 ubwo n'ubundi yatsindiraga gukina muri Class Act. Guhera ubwo yiyeguriye imitima y'abafana kubera gukina mu mafilime akomeye nka Isibaya aho yakinnye yitwa Sbu ndetse n'indi yitwa Rhythm City. Mu buzima busanzwe Mchali ni umugabo utuje ukunda umwuga we byeruye kandi uzi guhinduranya imiterere cyangwa uwo twita versatile act, uburyo iyo ari gufata amashusho ahita yinjira mu ruhare rw'uwo akina 100%. Ubundi icyo abantu bakundira Sdumo Mchali mu gukina nka Jonas ni ukuntu ahuza uburanga n'ubwenge bw'umushabitsi ariko akakwereka n'uburyo umutima wa muntu ushobora kuba urimo amayeri menshi. Jonas ni umugabo wubatse ubwami bwe wagize amafaranga menshi afatanyije n'umugore we wa mbere Joyce, ariko aza guhisha umugore wa kabiri witwa Esi mu gace k'icyaro imyaka na Nyagateke. Hanyuma azana n'undi mugore wa gatatu ari we Matipa, asoreza ku nshuti y'umukobwa we witwa Lindani. Uyu Sdumo Mchali avuga ko gukina iyi role ari ishusho y'ibintu byiza n'ibibi bibaho mu muryango mugari wa none. Nubwo abantu banga Jonas kubera amayeri ye, bose banyurwa n'uburyo Jonas abikinanamo ubuhanga bwerekana ukuntu umuntu ashobora kugira amafaranga ariko akabura amahoro yo mu mutima. Jonas Gomora ntabwo ari umukinnyi gusa, ni ishusho y'ubuzima bw'abagabo benshi bashaka guhisha amabanga maze bikazarangira byose bisenyutse. Ubu buhanga bwa Sdumo Mchali bwatumye uyu muryango w'abagore batatu n'inshoreke iba imwe mu nkuru zikunzwe cyane kandi ziryoshye kuri Netflix muri uyu mwaka. Ese wowe nyuma yo kumenya uyu mugabo uwo ari we haba mu buzima busanzwe no muri The Polygamist, wowe urabona uru rukurikirane rw'abagore batatu n'inshoreke ruzasiga Jonas amahoro cyangwa iherezo rye rizaba icyigisho kuri benshi? Siga igitekerezo cyawe muri komenti utubwire niba nawe uri mu bafana ba Jonas cyangwa niba umwanga urunuka.